Ibihe byiza aho muherereye hose turabasuhuje cyane, mukomeze mugubwe neza cyane. Uyu munsi Gisenyi komisiyoneri turi mu kagari ka Rubona mu mudugudu wa Rushagara. Hano hose hateye ibigori turahagurisha ku mafaranga miliyoni 45 z'amanyarwanda. Kameramani nagerageza bereke hano hose ndetse anakurure view yose y'ikiyaga ukuntu hameze neza. Iyo uri hano uba witegeye ikiyaga cyose cya Burarirwa ndetse witegeye amashyuza, witegeye icyanya cy'inganda cy'amahoteli n'amarizote. Uri hano uba uri kuduferi twinshi cyane. Aha hantu ni ku mafaranga make cyane twabazaniye. Kuri description turashyiramo ibiciro, ikindi turabifuriza gutsinda. Tubibutsa ko hano ubuso bwaho ari 1000 cyuzuye. Ushobora kuhashyira inzu igeretse cyangwa inzu isanzwe. Ni muri R2. Ku bisanzwe by'imyubakire ushobora gucumbikira umuryango urenze umwe hano muri iki kibanza. Ngaho rero muduhamagare kuri 078 387 555. Murabona uhagaze hano ubureba ku mashyuza, ubureba brasserie ku ruganda, ubureba hafi y'icyambu cyiza cya Rubavu. Turabifuriza gutsinda mu byo murimo mwese kandi ibihe byiza, turabakunda cyane.